Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Umwami wacu Yesu Kristo akomeza abahaza ibyiza bye byose nk'uko bikwiriye. Mwese turabasuje cyane bakunzi ba Urukundo TV entre parenthèses muri Dore. Dushimana cyane ikomeje kubana natwe, ikomeje guturinda namwe, ikomeje kubarinda ku bukene uko bwije. Yarabarinze, niyo mpamvu mukiri kureba ibiganiro ijambo ry'Imana ritambuka kuri televiziyo y'Urukundo TV. Ni umugambi ukomeye cyane, ni igihe kidasanzwe Imana iba yaduhaye kugira ngo twaboneka cyane imbere yayo turi bazima, tugihumeka. Imana ishimwe cyane. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbaraga cyane. Niyo mpamvu urabyuka ukiri kugenda ugende mu ijoro ukaza bikemera, ni ukubera ko ari umugambi wayo. Rero turasuje cyane abari mu mpera z'isi, abari ahantu hatandukanye, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye y'isi. Umwami w'amahoro akomeze barinde cyane, abo dukunda kubana cyane. Wowe wahageze ubwa mbere kugira ngo ujye udufasha, ushobora kuhita ubona ibibwiriza byacu cyangwa ijambo ikintu cyose yagiye kuri channel, wakora subscribe, ukareba no wakora notification, share kuri all, cyangwa ukoresha igifaransa ukaba wakora s'abonner, kugira ngo dushobore cyane kubana no kuba washaringa cyane ibibwiriza, ukajya bifasha n'ubundi ukafasha n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke cyane kurusha ibindi byose. Nicyo kintu cya mbere, niyo ntego ya mbere n'ubundi tuba dufite hano, ni uko ubwami bw'Imana bwaguke, abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyo cya mbere gikenewe cyane. Rero mureke dusenge maze dukomeze cyane n'umwanya w'ijambo ry'Imana, nk'uko bisanzwe, nk'uko Imana ibitwemereye muri aka kanya ngo twongere turyumve kuri iyi saha. Uri Imana nziza, tugushime ko abanye natwe, tugeze mu mwanya wo kumva ubutumwa bwiza watugeneye kuri iyi saha. Nyemerera cyane uzubane natwe, ntaba ari ubuvuga, ntaba ari ubwumva, ahubwo wowe uzuganze kandi uzufata umwanzuro kandi ushike byose kubishoboye. Urakoze yuko uri mu ruhande rwacu, urakoze ko dushyigikiye, bisogeye nizeye Kristo umwami wacu. Amen. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ku bice 15, ibice 15 bya Yohana, Yohana 15, Yohana 15, turahera ku murongo wa mbere, tugeze hepfo gato cyane ntago turi butinde. Yohana 15, rimwe haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uhungira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose ajyanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Hano kuri 16 navuga tubwira ngo simwe mwantoranyije, ahubwo ninjye wabatoranyije, kandi mbashiraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigume, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Amen. Iri ni ijambo Yesu yashaka kwerekana yuko ari we muzabibu w'ukuri. Ijambo ry'abatubwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Rero uwo muzabibu w'ukuri nta wundi ni Kristo we ubwiwe, niwe muzabibu w'ukuri. None data wa twese akaba ari we nyirawo uwuhingira. Rero iyo dusome cyane ariya muri Yohana, n'ubundi niwe watubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe icyo bita ubugingo buhoraho. Rero ubu bugingo ni bije Imana yakoze igihe kirekire cyane, muri make ni umushinga Imana yiteguriye kera, ni umushinga Imana yakoze igihe kirekire,
irawutegura, itegura n'ukuntu izawushyira mu bikorwa, iribona nta kindi kintu yakora. Kubera urukundo yakundaga abantu bo mu isi, ubwo Adamu wa mbere yari akimara kuba yacumura, agacumura, Imana ikaba yamukura muri ya ngobyi yo muri Edeni, bigatuma natwe duvukanye cya cyaha cya kindi cya Adamu wa mbere, byatumye Kristo yemera gusiga ubwiza n'icyubahiro cyose yari afite mu isi. Aravuga ngo bariya abantu rero nuko byabigenze kuriye, ariko ndemera ngende mbacungure. Amena. Turiho kubera impuhwe twagiriwe na Kristo, turiho kubera amahirwe adasanzwe cyane Kristo yatugiriye, turiho kugira ngo twongere twubake icyo bita ubusabane bwacu n'Imana. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo ishami ryose rizatera kuri wa muzabibu ritazera imbuto, iryo ngiryo bagomba guhita barikuraho, bakarica burundu, bakarikuraho burundu. Kuko bihari nuko iryo shami rigomba kwera imbuto, naryo ubwaryo akajya andi mashami agenda amera. Kuko icyambere nawe murabizi nk'abantu b'abahinzi, iyo wagiye gutera ikintu uba ushaka n'ubundi kizagira ibintu runaka bizazamukaho, ariko anytime uzabona nta kintu kiri kuva kuri cya kintu, nawe ntabwo uzigira ubyishimira, ntabwo bizakunda. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ishami ryose ritazera imbuto ryose bazarikuraho, bazarica. Niko kuri ku ijambo ry'Imana. Ishami ryose ritazera imbuto ryose rizavaho burundu. Impamvu Imana ikikubesheho isaha ni ukugira ngo were imbuto. Imbuto zawe zirakenewe, imbuto zawe zirakenewe ahantu hose waba uri, muri make aho waba uri hose imbuto zawe zirakenewe. Amena. Rero niba Kristo yemeye, ntiyita ku cyubahiro yari afite mu ijuru, kandi icya mbere cyo uko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana wa mbere, muri Yohana ku gice cya mbere, ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo gahoranye Imana, kandi uwo jambo yari ari kuvuga nta wundi ni Kristo, kandi uwo jambo n'ubwiwe yari Kristo. Kristo yemeye gusiga ubumana bwose yari afite mu ijuru, aremera yambikwa, aremera araza yiyambika ubusa kubera urukundo wowe yari agukunze nje nawe, kugira ngo twongere tubone ubugingo buhoraho, kugira ngo twongere tube abana b'Imana, babandi Imana yishimira, babandi Imana yemera, twongere tube abantu b'agaciro cyane imbere y'Imana. Nta kindi aravuga ngo areba urukundo akunda abantu bose uko waba umeze kose, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba ubyibushye, waba unanutse, umenye neza yuko Kristo agukunda. Ni wabaye wari ukubera umugambi wa Kristo, wabaye wari kubera umugambi w'Imana, ntabwo wabaye kubera umugambi w'umuntu runaka, ntabwo wabaye kubera ko ababyeyi bagukunda cyane, wabaye kubera ko Kristo agukunda, nicyo cyatuma ubaho. Amena. Rero Kristo niyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kuba yadukunda, adukunda urukundo rudasanzwe, ariko nawe akeneye neza yuko urwo rukundo yadukunze turugaragariza abandi bose muri rusange. Niyo mpamvu yavuze, aravuga ngo mbategetse amategeko agera muri 2. Muri make amategeko ya Mose, ayo Mose yari yanditse ari amategeko agera mu 10, ariko yose Kristo araza yose atebumbira hamwe ashyira amategeko agera muri 2. Uko yose aravuga ngo amategeko yose yashyize hamwe nimugire ikintu bita urukundo. Ukundi Uwiteka, ukundisha Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niyo mategeko 2 Kristo yavuze. Rero icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu benshi cyane mushaka kugenda mu abantu bashaka kuba babugana amategeko, ariko ntimugende mu kuri ku ijambo ry'Imana. Icyambere, niba ushaka kuvuga ngo njyewe nkunda Imana, banza ukunde mugenzi wawe. Nicyo cyambere ko Imana yavuze rwose, kuko
niba ukunda umuntu runaka ntabwo uzigera ukora icyaha. Niba ukunda umuntu mugenzi wawe ntabwo uzamugirira nabi. Niba umukunda ntabwo uzigera umuroga. Niba umukunda nta kintu kibi runaka uzigera umugirira. Ariko iyo cyane muri iyi minsi abantu bafite urukundo cyane rw'uburyarya, kandi Imana igiye kuza mugiye kubibona kubera iki kintu cy'uburyarya abantu benshi cyane bagiye mugiramo. Abarokore bagiye mukiza ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko mugira ikintu bita urukundo rw'uburyarya budasanzwe. Kandi uburyarya buri gutuma cyane abantu benshi cyane bagumya ku misozi. Abantu benshi cyane bari ku misozi kubera uburyarya. Ariko iyi saha ni wongere cyane, wongere wisuzume, wongere cyane, wongere urebe, wongere baze cyane. Ubu ngubu urukundo njye ni urukundo rw'ukuri, ntabwo ari uburyarya. Iri cyambere cyose bavuye baravuga ngo ugomba kugira ikintu bita amagambo abiri mu kanwa kawe, yego cyangwa oya. Niko Yesu niko yavuze. Ariko abantu benshi cyane dufite ikintu bita uburyarya budasanzwe. Kanaka ndamukunda nyine, ge umukunda hehe, umukundira hehe. Mureke uburyarya. Kandi icyambere cyo ari indyarya, ari n'umusambanyi, ari n'umwicanyi, bose bizaba bingana. Ibyo wakora byose ugomba kugereza yuko imbere y'intebe y'Imana ya Kristo ibyaha byose bizaba bingana. Niko kuri kw'ijambo. Nambabwira ngo reba ukuntu wakwihana hakiri kare, ubiva muri ibyo bintu by'uburyarya wishizemo, maze wongere wemerere Kristo yongera kuyobore, wongere ubana Kristo umunsi ku wundi. Amena. Igihe n'iki ngo bafata umwanzuro, igihe n'iki ngo bakwemera Kristo yongera agendane nawe uko bukeye n'uko bwije. Amena. Mufate umwanzuro. Mureke ibintu yo kugenda mushaka kugira. Banze cyane, wongere wibike cyane urukundo Kristo yagukunze, none ko yakunze abari mu isi bose. Imana ikemera ko yatanga uriya mwana w'ikinege, none ikaba yatumye ngo namwe nimugende mukundane. None niba uvuga ngo uri umwana w'Imana ukaba udashaka kugera ikirenge mu cyaso, ubwo uri umwana w'Imana wowe? Abarokore basiga bagira imijinya nk'abandi bose, musige mukore bya bindi bibi byose abantu bagiye babizura mu buryo budasanzwe. Ariko ishami ryose ritera imbuto Imana irikuraho. Buriya iyi Imana ikureba neza ikabona nta n'ikintu uri kumara muri iyi si pe, uko ni ukuri kw'ijambo ikuvanaho. Niyo mwisanga mukumva ngo kanaka ngo yapfuye, ngo yakenyutse, ngo sinzi ukuntu bimeze, Imana ibireba ikabona nta mumaro wowe n'ubuntu ufite muri iyi si. Ariko igihe ngo murebe ko mwafata umwanzuro. Igihe n'iki ngo ufate umwanzuro ukwiriye. Mufate umwanzuro ukwiriye. Ubanze bibaze cyane, imbuto zanjye bigaragara gute? Anytime bizavaho tu. Nubura kwezwa neza, nubura gukizwa neza, iryo shami ryose rizavaho. Niko kuri kw'ijambo. Ariko nukomeza kwera imbuto, niyo mpamvu umuntu wese w'umukiranusi aho yaba ari hose, Imana imureba ngimbone z'igisho ryayo, kuko uwo ngo Imana igenda imurinda mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu Imana ikeneye neza yuko wongera kuba umuntu w'umumaro cyane muri iyi minsi, kandi uri umuntu Imana ifiteho agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu Imana igenda ikurinda, kuko ibona n'ubundi yuko mu minsi iri imbere hari ibintu by'akamaro ufite. Irakureba ibyo bize ko mu minsi iri imbere hari umuntu uzafasha, ikabona mu minsi iri imbere hari umuntu uzagaburira, ikabona mu minsi iri imbere hari umuntu uzakura mu bibazo runaka yibereyemo. Niyo mpamvu Imana ikomeza kugenda ikurinda uko bukeye n'uko bwije. Fata umwanzuro cyane, wongere wisuzume cyane, wongere urebe, wongere ibaze cyane, ubwo ngewe n'Imana tubanye gute? Amena. Ntuze kwita cyane ku gihe umaze. Igihe umaze cyane uri muri ambiyaseri zitandukanye, igihe umaze uri mu bintu bitandukanye by'icyubahiro, muri make ahubwo banze bibaze cyane, iyi saha numvise ubutumwa, Imana iri kundeba gute? Imana irambona gute? Imana iyi ndebye ibona ndi mukuri kw'ijambo ryayo? Banze bibaze cyane, banze wisuzume,
banze wongere cyane wisuzume muri rusange, banze wongere cyane wisuzume, kuko nuza kwisuzuma biraza kuba byagufasha cyane, biraza gutuma cyane ufata umwanzuro udasanzwe. Amena. Icyambere cyo abantu benshi cyane bagiye bareka ibyaha bitandukanye, ariko ugasanga hari ibyaha byo mu mitima yabo bagiye bagumishamo bidafite agaciro imbere y'Imana. Igihe ngikire wagobye gufata umwanzuro cyane ukabanza ukibaza Imana iri kundeba gute. Niyo mpamvu Imana itubwira ukuntu Abisirayeli bagize gutya, Imana ngo nimugende murimbure ariya mahanga yose. Abisirayeli icyo bakoze baragiye barimbura amahanga yo hejuru cyane ku misozi, ayo kwibaya barayihorera. Bisobanure ngo abantu benshi cyane muri iyi minsi hari ibyaha turikena dukuraho, byaha bya bindi by'inyuma, bya bindi bigaragara, ariko hari ibyaha dufite mu mutima. Uko teze kuko uburyaye ntabwo upfa guhita bugaragara, n'umukene ntabwo upfa guhita ugaragara, n'ubugome ntabwo upfa guhita bugaragara mu mutima, ariko abantu benshi bafite mu mitima yabo ibintu by'ubugome bwinshi cyane bukomeye. Ariko niyo mpamvu tubwira ngo uwo nguwo umeze gutyo, umeze gutyo, icyambere cyo kwa Kristo kwabona nta kintu maze azaza gukure mu nzira, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo azaza gukure mu nzira niko kuri kw'ijambo ryayo. Ariko niwongere wisuzume cyane, niwongere ufate umwanzuro, niwongere wisuzume, niwongere wiretuve cyane mu buryo budasanzwe, Imana y'amahoro cyane yongere kuhereza amahirwe cyane muri akanya no kuba wakwisuzuma. Kubikongera umunsi kundi ni ukugira ngo ubone amahirwe yo kwisuzuma, ariko iteka ryose nubyanga izagutungura. Ntabwo uzigera umenya cyane uko bimeze, ariko ukuri mbabwira nuko urufatiro rw'Uwiteka Imana yanjye ruracyariho. Rero niba ushaka yuko ubana na Kristo neza, ukaba muri ubu buzima neza nta n'ikibazo, banza ushakishemo ikintu bita ukuri hagati muri wowe, wishakisha ukuntu wagira urukundo rudasanzwe, wongere ukunde bagenzi bawe nk'uko wikunda, wongere ukunde Imana nk'uko wikunda. Uko niba ukunda Imana uzanga icyaha n'igisa nacyo, niba ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nk'uko uzi neza yuko ntabwo wakwigirira nabi, ni nako utagirira nabi mugenzi wawe. Kubizi neza nk'urugero, niba wavuze ngo uyu mugore ni uwawe, umugabo ni uwawe, ukabizi sinakwigira nabi, none gute ushaka kugira nabi wa wundi mubana? Biterwa n'iki? Kubizi neza yuko ntabwo wakwikubita, ni gute ukubita uwo mubana? Umukubita iki kandi uzi neza yuko utashobora kwikubita? Rero igihe niki ngoma afata umwanzuro, tuvemo cyane mu bintu by'ibigare tumazemo cyane bidafite agaciro, bidafite umumaro imbere y'Imana. Amena. Igihe niki ngube wakwisuzuma cyane, igihe niki cyane ngo wongere wisuzume, wongere wisubiremo cyane. Imana y'amahoro yiteguye cyane kuba yakumva, ibyo ushaka n'ibyo uyisaba, ariko wabikoreye cyane ikintu bita urukundo, ariko wabikoreye cyane mu kintu bita ukuri kudasanzwe. Amena. Igihe niki ngufata umwanzuro, igihe niki cyane ngo wongere ugaruke umukuri kw'ijambo ry'Imana. Igihe niki kugira ngo umwami w'amahoro yongera kurebe neza, yongera kwishimira. Amena. Ijambo gatubwira ngo ntabwo ari mwebwe mwantoranyije, ahubwo ninjye ubatoranyije, kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigende zigaragare. Rero iteka ryose Imana irashaka yuko tugira imbuto zigaragara ahantu hose tuba duherereye. Ugasanga umuntu mubana cyane muri korari, uko ikibazo wareba ibintu umuntu akora ikibazo, umuntu se n'umukorari, wareba ibintu avuga ikibazo, umuntu koko ni umukristo se, uyu muntu ni umuntu w'Imana koko. Nyine niyo mpamvu Imana ashaka yuko muri make twambara imico nk'iya Kristo, tugashakisha ukuntu twakwigana Kristo nk'abana bigana se. Tukamenya neza Kristo yari ameze gute, Kristo yagendaga gute, Kristo yavugaga gute. Nawe icyo kintu cyose ukayiruka kigana mu buryo budasanzwe, maze ukemera Kristo, akongera akakuyobora, akongera akaba mu ruhande rwawe, akongera akabana nawe uko bukeye n'uko bwije. Amena. Igihe niki ngo bafata umwanzuro,
Iyo ni iki ngo wongere wemere kristo cyane, yongera kuyobora uko bukeye uko bwije. Igihe ni iki ngo wongere cyane wongere uwo mwanya w'Imana. Igihe ni iki kugira ngo kristo yongere cyane yongera kwishimire. Igihe ni iki kugira ngo wongere umuntu w'agaciro, wongere ube cyane umuntu w'umumaro imbere y'Imana. Amena. Igihe ni iki nta kindi. Reba ukuntu cyane wakongera kwisuzuma, wongere wisuzume cyane mu buryo budasanzwe, wongere wibaza cyane, njyewe kanaka imbere y'Imana ngaragara gute, njyewe kanaka imbere y'Imana ndinde. Muri make fata umwanzuro cyane, wongere wisuzume cyane, kuko icyambere cy'Uwiteka byo, icyambere cyo kureba akabona nta kintu umaze kuri iyi si, agukura mu nzira rwose niko kuri kw'ijambo. Agukura mu nzira niko kuri kw'ijambo, mugomba kubimenya. Agomba kuba yagukura mu nzira niko kuri kw'ijambo, mugomba kubimenya. Amena. Rero tugiye kureba cyane uko twasenga Imana, dusaba Imana yongere cyane, yongere idushoboze cyane, twongere tugire urukundo nk'uko ishaka, twongere dukunde bagenzi bacu, twongere tugende cyane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Aho uri hose ongera cyane, wongere wisuzume, ubwize Imana ukuri kwawe kose, uyereke intege zose aho wagiye uzigirira. Imana iteguye kumva kandi iteguye ko yakubabarira. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe. Iri jambo Mana tuzimutanye ntabwo twakoze ibyo ushaka. Twemerere cyane, utubabarire cyane utagize urukundo uko bikwiriye. Mana uturinde rwose ibintu by'uburyarya, udushoboze kongera gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Urakoze gutwambitsa imbaraga, urakoze kudushigikiye, urakoze kudushoboje, urakoze kugikora tumuri byose. Ureke ijambo Mana kubeze hazimiza imitima yacu. Mana turigenderemo, fasha byose kubishoboye. Bisageneze Mana kuri bikore kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.